Mu buzima hari abantu 10 ugomba kwitondera ukabasuzugura mu bwenge ariko wowe ntube wabatesha agaciro. Mu buryo rero bwiza si ukubasebya cyangwa se kubatera isoni, ahubwo ni ukubereka ko ubuzima bwawe butagengwa n'imbaraga mbi zabo. Iyo ubimenya ubabayeho neza kandi ushobora kuba wakwiteza imbere. So rero ko reka turebere hamwe iyi video uyirebe ugeze ku musozo kubera ko icya 10 kiraza kuba cyagutungura. Ikintu cya mbere tugiye kuba twaheraho rero, abantu bakuvugisha nabi bose. Hari abantu baguca intege, bakubwira ngo ntaho uzagera, abandi bakagutesha agaciro. Hariho n'abantu bakora ibintu byose ukoze ugasanga bari kubikritika, abo bose ntabwo bagomba kuba kuguca intege. Rero abo bose tuzabemerere ko baguca intege, ahubwo wowe suzuma amagambo yawe kandi ukomeze icyerekezo cyo kuba urimo, ntubatera amagambo cyangwa se ngo ubasabe imbabazi cyangwa se ngo ubiyegereze cyane, kubera ko n'ubundi ntabwo bifuza ko ushobora kuba watera imbere. Abantu bakabiri ugomba kuba wakwitondera, abantu batunze nimero yawe igihe kirekire, ugasanga umuntu amaranye nimero umwaka, ugasanga yimaranye igihe kirekire ariko ugasanga wowe uracayitunze, cyangwa se we ntago ajya guhamagara, hehe na message call, hehe na message, ntako wazi ukora muze cyangwa se nuko wiriwe, ntazi nuko ubayeho, ariko ikibazo cyabitura hejuru ugasanga niho bafashe iya mbere yo kuba baguhamagara. Abantu ntibakwitaho rero, ariko nibo baza mu kukwiyambaza igihe ibintu bibanane cyangwa se igihe ibintu bibakomeranye. Tuzamenyere rero cyangwa se abo ngabo ntugomba kuba hafi na nimero yabo. Niba urangije umwaka ukabona umuntu aguhamagaye na nimero ye, ntugomba kuba wayitunga cyangwa se ntugomba no kwitunga cyangwa se ngo umuhamagare. Niba umuhamagaye kabiri tukabona wowe ntagufashe cyangwa se aguciye amazi, so respect must be mute. Abantu baguhora inyuma ndio caga tugiye kuba twareba. Abantu baguhora inyuma bagenzura ibyo ukora, aba ni abaspayi bakurikirana mu bintu ukora bucece kandi bagakoneka buhoro buhoro, uko upostinga, uko ushiraho amafoto, buri kantu kose ukora mu buzima bwawe amafoto yawe, ariko ntibavuga icyo batekereza ku bantu. Niyo bakubonamo ingeso mbi cyangwa se ikibazo runaka, ntago babasha kuvuga. Aba bantu bahora bategereje aho uzavunikira cyangwa se ikosa rito uzakora kugira ngo babashe kuba baguterana cyangwa se babashe kuba bakwiyereka. Suzugura rero ibitekerezo byabo, wubake ubuzima bwawe mu mucyo kandi utere imbere. Kane, ikintu tugiye kuba twarebera hamwe, abantu bakubona mu nyungu zabo ariko wowe atari wowe bashaka. Bashobora kuba bakubona bakubaha bitewe n'inyungu bagukuraho, cyangwa se nuko bakubona ariko atari mu by'ukuri atari wowe bashaka. Waba wabimye y'amahirwe bakubonagaho cyangwa se za nyungu baje bagukuraho, ugasanga benshi muri bo bahise bigendera, cyangwa se mu nshuti wari ufite ugasanga zimwe zise zigendera. Igihe wasubiye inyuma cyangwa igihe wakenye ugasanga bahise bigendera, ugasigara wenyine. Abarimo abakoresha bene wabo cyangwa se abakunzi baguca inyuma, abashaka amafaranga cyangwa se abashaka connection zawe, tuzabemerere kubereka ko inzira yo kuba wagira kure cyangwa se ngo wemere kuba bakugenzurira ubuzima bwawe cyangwa se ngo ubiyegereze, kubera ko aba bantu ubundi nta gaciro baguha. Abantu ugomba kubitondera. 5, abantu bafite ibyishimo ku makosa wakoze. So aba nibo rero babita silence hotels. Iyo uteshutse gato ku nshinga cyangwa se ku bintu runaka, mbese ukaba uvuze nabi cyangwa se ukaba mu by'ukuri hari amakosa yabaye, ariko utera imbere ubahita ukabona ucitse gutera imbere, ukabona uri gutera imbere, wenda bagutegereje ikosa runaka ukabona uguye mu kosa runaka, bose bahita bigendera. Ni kimwe bigiye kosa cyo twavuze hano hejuru. Aba bagomba bahora bacecetse, ahubwo bashaka kumenya aho intege nke zawe ziri. Suzugura rero nawe ibitekerezo byabo, kuko ubuzima bw'iki gihe buri ku rugero rwawe si urwabo. Weho uba kubayeho ariko bo bikuguca intege. 6, muri iyi video ndashobora kuba nabategura bishobora kuba byagira akamaro, abantu bakubwira ukuntu ukwiye kubaho. So aba nibo bita aba life division. So ntago
baba bakwifuriza uko ushobora gutera imbere cyangwa baguhatira imyumvire yabo, bakumva ubuzima bwawe uwo bashobora kuba babigenga, bakaguhitiramo ugomba kubaho gutya, ugomba gukora ibi. Gira abantu wubaha ariko usuzugure control yabo ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe ntabwo ari project yabo, ahubwo ni wowe ugomba kumenya ibyo ukora cyangwa se ibyo ugomba kuba wakwihitiramo ugafata icyerekezo cyawe, si bo bagomba kuba baguhitiramo. Abantu rero basuzugwe nabo mu bwenge, wibereka yuko ubatesheje agaciro, ariko menya abo ugendana. So icya karindwi tugiye kuba twarebera hamwe, abakora icyaha cyo kuba wakwiyerekana cyangwa se cyo kuba wakwiyemera ko ufite amafaranga. Nugira amafaranga ntuziyemere ngo utunze ibya mirenge, ahubwo uzagende gake, si ngombwa, ntabwo uzi abanzi bawe cyangwa se abakunzi bawe. Umunyarwanda yivuze neza, utamubwiye ko waguze imodoka ahubwo ugashaka kuyimwereka, ahubwo bibe nka surprise, mu magambo make bibe nka surprise. Weho ugenda ubatunguza ibintu uri kurushaho gutera imbere, ariko si ukugera niba ugeze buri kantu runaka ukagezeho. Niba waguze igare uje kubyereka sosiyete ngo nageze kuri, ntabwo uzi abantu bakuri inyuma. So rero suzugura ishyari ryabo, uhatire gutuza no gukora byinshi mu banga ryawe rikomeye. Reka twigire ku cya munane. Rero, abantu banyura hejuru y'agaciro kawe. Abantu banyura hejuru y'agaciro kawe rero nabo ntabwo aba ari beza. So ushobora wenda kuba waho wizeye yuko nta kosa ufite cyangwa se ibyo ukora byose ari nta ribi, ariko ntibakubona neza. Ntuzamenya uguhora hafi cyangwa se ntuzamenya umwanzi wawe. Iyo ugiye muzamuri kumwe, abo bantu nibo bazakwereka yuko bari ku ruhande rwawe, ariko nubwo ugeze hirya nibo bazatangira kuba bakuvuga cyangwa se bakuvuge nabi. Aba rero ni abantu babi cyane, kubera ko ntabwo umenya ngo umwanzi ninde, umukunzi ninde, ahubwo akuvuga neza iyo muri kumwe, ariko mwagera ku ruhande ugasanga niwe ukuvuga nabi. So abantu baza rero, ikintu cya 9 tugiye kuba twarebera hamwe, abantu baza biyoboke cyangwa se wananiwe ibyishimo byabo, bakaza mu gihe cy'ibyishimo, ugasanga wenda tuvuge wagize bidi cyangwa se wagize umunsi mukuru, ugasanga abantu babyitabiriye, ugasanga abantu baje ari benshi, ariko waba ugeze mu bibazo ugasanga nibo bafashe ya mbere mu kuba bagenda. Aba babita aba senior friend, seasonal friend. Mbese ni babandi baza mu gihe runaka, wenda ufite amafaranga, ubuzima bwawe buryoshye, bakaba bari hafi yawe, ariko ibintu byagira guca, amafaranga amaze kugushirana bose bagahita bigendera. Nibo bita aba seasonal friend. Rero bagusuzugura kandi witonze, kudatera ibyishimo ku bantu bawe. Abantu bose ntabwo wabanezeza mu bikunde. Abantu bakubuza gutera imbere, aba nibo bantu babi cyane, nibo bantu bakomeye kwitondera. Abaguca intege, abagutera ubwoba, bakakugira umunyantege nke. Iyo utangiye gusuzugurwa mu buryo bwiza, gutuza, gutandukana nabo birakorohera. Ugomba kwishyira mu mutuzo, ukumva ko ibintu byose bishoboka, ko ibintu byose n'ubundi baba badahari ushobora kuba wabyikorera. Muri aba bantu 10 rero tumaze kuba twarebera hamwe mu buryo bwo kubatera agasuzuguro, ahubwo uraba hari imiti abantu uburyo bashobora ukiha intego runaka ushobora kuba wagendera. Kwiyubaha rero n'urufunguzo rw'amahirwe ushobora kuba wageraho. Si ukubwira ngo uje kubasuzugura public, ahubwo ugomba gukora ibintu bya mu ibanga rikomeye, ku buryo n'ubundi nta nkunka yabo kuba
ubatezeho. Reka duhure mu zindi video zitandukanye, gusa ndabakunda cyane, yari Building Empire TV.